Nshuti muvandimwe nongeye kuguha ikaze mu kiganiro igice cya gatatu twagiranye n'umuvuzi gakondo uvura kanseri na diyabete. Ubushize twaganiraga ku by'igice cya kabiri, akomeza kutubwira uburyo ivuriro ryabo rikora. Uyu munsi rero ngo dukomeze n'igice cya gatatu, kandi ndizera ko hari byinshi mumaze gusobanukirwa mu bice byabanje, no kugira ngo mushishikarize benshi, yaba ari mwebwe mwaba mufite uburwayi ndetse n'inshuti zanyu n'abavandimwe, kugira ngo muyoboke iri vuriro ribashe kugira icyo ribamarira, maze ubuzima bwanyu burushaho kujya mbere, ari ubwanyu ndetse n'ubw'inshuti zanyu ndetse n'abavandimwe. Dukurikirane no twumve uko akomeza dusobanurira imikorere yabo, kandi natwe tube maso twumve ibidufitiye akamaro, tubiyoboke kugira ngo ubuzima bwacu bube bwiza. Ndabashimiye rero, muryoherwe kandi mugire ibihe byiza. Kuri izo ndwara rero nuko nubwo twita kuri kanseri na diyabete, ariko twita cyane ku mpamvu zitera. Mu mpamvu zitera kanseri hari ubwoko, imiryango y'udukoko virus nibura 6, niba atari 5 itera kanseri. Bwa mbere, ku babizi, abaganga barabizi, iyo bita human papilloma virus, HPV, agakoko gatera kanseri y'inkondo y'umura. Hakaba hepatitis, cyangwa ku babizi hepatite mu Gifaransa, indwara zo mu mwijima, udukoko dutera indwara y'umwijima. Natwo nibura turimo ubwoko 8, abantu ntabwo babizi. Ubwo abantu bazi ko hari hepatite B, hakaba na hepatite C gusa. Oya, hari na A, Nizo zivugwa cyane. hari na C, na B, hari na C, hari na D, hari na E, hakaba G, hakaba na H. G hakaba na H. Ariko hari n'akandi gakoko bita woodchuck virus. Hari n'izindi nyinshi. Ubwo hakaba undi muryango w'udukoko, akandi gakoko bita Epstein-Barr virus. Ku bantu babizi, ikunze kurwara abana, ntabwo bakunze kuyivuza, ariko ni ihame ku bantu bayivuza, kuko kera ishobora gutera kanseri y'ubwo mu kanwa, ko ifata imvubura zitandukanye z'umuntu, ariko cyane mu kanwa, mu muhogo, igice cyo hejuru cy'umutwe. Hakaba n'akandi gakoko HIV, agakoko ka sida burya, gatera kanseri bidashingiye ku miti gusa igenda ikangiza umuntu, imiti yo kwa muganga, abantu benshi barabizi, igisiga itangaza, ariko noneho bikarangira n'ubudahangarwa bw'ikubise hasi. Iyo bwikubise hasi hamwe na compromise, cyangwa se guhangana kw'imiti n'umubiri, no kuba umubiri ugerageza kurwanya imiti, iyo bita resistance, bikarangira umuntu arwaye kanseri. Ndetse ahangaha ndagira Yarasanganwe n'agakoko gatera sida. Ndetse ahangaha ndagira ngo mbwira abantu batari babizi, hari kanseri bita Kaposi cancer. Abantu ntabwo bayizi, ariko ni kanseri ifata umubiri wose, hakaza ibise mu mubiri wose. urukingo urwo ari rwo rwose, urugingo urwo ari rwo rwose, hose ku mubiri hakaza ibisebe bya kanseri, bayita Kaposi cancer. Iyo Kaposi cancer ikomoka ku HIV, cyangwa se agakoko gatera sida. Agakoko gatera sida natwo turimo ibice bibiri, abantu ntabwo babizi. Hari agakoko gatera sida ku bwoko bwa mbere, n'agakoko gatera sida ku bwoko bwa kabiri. Ndetse ku bwoko bwa mbere ko karimo amoko 6. Ariko noneho iyo igeze mu mubiri, yisanisha n'utugirangingo fatizo, izo bita cells, igahita ifata form, za virusi zirimo kwinjira zigafata form, cyangwa se ikisanisha, igasa na cell. Nicyo gituma bita retrovirus. Bityo ugasanga igeze mu mubiri ibyara amoko arenga 1000 y'utu dukoko. Ibi byose rero usanga zitera kanseri. Ariko nsoza, hari agakoko abantu benshi batazi, bakwiye kwipimisha rwose bakakitaho. Bivuze gutyo kubera ko kanseri y'igifu iri ku mwanya nibura wa 3 mu gihugu cy'u Rwanda. Hari agakoko bita Helicobacter pylori, cyangwa HP mu mpine, karagiye kiturira mu gifu.
niho kibera, haba nubwo kwinjira mu maraso, ariko iyo kinjiriye mu gifu karacyangiza kagatera udusebe tukazavamo kanseri. Urumva rero twibona tuvuga ngo turarwanya kanseri na diyabete, ariko tukibona n'ubundi turwanya indwara ziterwa n'udukoko dutera indwara, ni ukuvuga za viruses. Ubwo nicyo gituma twibona n'ubundi tugomba guhangana na hepatite B, tugahangana na HPV. Siko mufite urugamba rutoroshye. Twarabyiyemeje, dutatwara imbaraga nyinshi, ariko tuzabikora tukiriho kuko turashaka gusiga iyi si nk'uko mwabivuze ari nziza kuko twayisanze, kuko twe twavutse ari indwara tutabasha no kwisumisha, tutabasha kwivuza, ndetse dusanga hari amakuru yakwiye ku isi yose ko izo ndwara zirakira. Ariko ndagira umubwiye yuko ku byo tumaze kugeraho nk'uko tunabisobanuye imbere, abantu barimo barakira izi ndwara. Ubwo hari n'izindi usanga tuvura indwara z'umwijima, indwara z'impyiko, indwara z'agasabo k'indurwe, indwara za prostate ku bagabo, ndetse hamwe twibona tuvura n'indwara zo mu mutwe. Sinzi namwe mwari mubizi. Ntabwo twari tubizi, ariko njya ahubwo ndumva ubuvuzi n'umuntu wese wari ugishidikanya akwiriye gushirika ubute, akumva ko ibintu uko byahoze bitandukanye n'uko biri ubu ngubu. Nk'uko mba bivuga nti tugomba gukora ibishoboka byose tukagira isi nziza kuruta uko twayisanze. Ubu urumva ko rero nawe akwiriye kugira, wari wese washidikanyaga akwiriye gutera intambwe akagera kuri iri vuriro, mukanamusobanurira niba ndafite n'uburwayi koko, akanagerageza nk'uko wanabitubwiye yuko nibura mu gihe gito runaka ugerageza nibura umuntu nawe aba yatangiye kubona ko ari impinduka. Niyo yaba afite za mpungenge z'amafaranga menshi atekereza ko zitazatuma abasha kwivuza, nawe nibura muri iyo minsi mike yatangiye kubona ko ari impinduka, cya cyizere atari afite kigatangira kwiyongera, noneho nawe ukamuvura nibura anizeye yuko ibyo arimo bimuganisha heza. Murakoze. Ndibwira ko yenda turimo no kumusuza n'amasaha arimo araducika, ariko ni nacyo nagira ngo mvuge noneho abantu bumva bashidikanya yuko bishoboka. 1 2 cyangwa icya kabiri, abantu bumva badupfuca amafaranga menshi. 3, abantu bumva yuko bitwara igihe kirekire, nibatera intambwe nibura bashakisha amakuru, tubasobanurire. Ndetse atari kubasobanurira gusa, uzagerageza gutera intambwe ya mbere ntazabura kwibonera yuko ibintu bishoboka kandi bigito. Cyane cyane ko twebwe kuri izi ndwara nubwo zaba zikomeye zite, nubwo umuntu yaba arenze gute, turavuga ngo noneho mu minsi hagati y'3 n'8, munyumve neza, hagati y'3 n'8 wowe ubwawe uraba umaze kubona yuko hari ikintu twakumarira, hanyuma wiyemeze ko twakomeza, cyangwa se uguhagarika ubikomereza izindi nzira urebe abandi bagufasha. Ariko iyo minsi 3 ni myinshi kuri twe. Ndabaha urugero, nubwo ntabwo tugushaka kuba ko turi Imana, ariko nibyo twabonye ari abarwayi twafashije natwe ubwacu. Umuntu yaje aribwa ari ku stage 3 stage 4 ya cancer, aribwa nta muntu ubasha guhagarika uburibwe bwe, izo bita painkillers. Twakira n'abantu bafashe inshinge za morphine, ariko uburibwe budashobora guhagarara. Ariko mu masaha 3 ya mbere batugezeho, dutangira kuba ubufasha, ndavuga batangira kubona imiti, yewe nta n'imiti arananye. Ubwo mwakubaza ngo byabigenze gute, naho gutaha sobanura aho ngaho neza cyangwa se umugani reka tuzasobanura ubutaha. Ikiganiro kiba kirekire kandi kiranaryoshye, ubanza n'umunsi wose twabumara ari byo turiho kugira ngo, kuko ubuvuzi abantu benshi barabukeneye, kandi nanone ni ubuvuzi butarasobanuka mu mitwe y'abantu ngo bumve umumaro ndetse n'imikorerwe yabwo, kugira ngo abantu batere intambwe kuko cya cyizere turimo turavuga kize, hanyuma namwe mubasha kubagira akamaro, babone yuko hari ibitandukanye n'ibyo bari basanzwe bazi. Dusoza rero, numva tutavuga byinshi cyane, ariko numva watanga inimero yawe noneho kugira ngo nibura bake bazahita bagira ayo matsiko baye baza guhamagara, noneho ubarangira aho ukorera, ubabwire baze, ufite uburwayi aze umusuzume, noneho batangiye no kujustifia niba koko ibyo uri gusobanura ari byo koko cyangwa uri kubabeshya. Nubwo mpamya ko nibahagera nkurikije ibisobanuro utanze, ariko numva ko n'ubutaha tuzanaza nibura dusanga hari n'abarwayi ufite tukabaganiriza, bakatubwira uko bari kwiyumva n'uko biyumvaga mbere,
kugira ngo binahamirize abatukurikirana niba koko ubuvuzi bwanyu kuko bufite akamaro cyangwa ari benshi burimo burafasha. Yego, karibu nanone muzaze rwose, baba bahari n'ubwo wenda turi no muri weekend mu buryo cyangwa ubundi abantu baba bahuze, ariko ndagira ngo mbwire abantu ko twabanje gukorera mu mujyi mu murenge wa Kimironko, ariko ubu ngubu twarahavuye, ubu turi mu nkengero z'umujyi. Abantu bavuye mu mujyi wa Kigali bakagana i Kabuga, ni hafi ya Kabuga ahantu bita Rugende. twabanje no kwegera nibura n'abantu baciye bugufi kugira ngo tubashe kubafasha ibishoboka byose, dore ko bari basabwa n'indwara nyinshi kandi zishobora kuvurwa mu gihe gito kandi mu buryo bworoheje. Rero nimero tubonekaho yo, ubwo ni byiza ko abantu bayandika barukira, kuko hari n'abashobora guhamagara yenda bari na kure. Wandika guteranya, ikimenyetso cyo guteranya 250 789 60 Iyo nimero mubasha kutubona igihe cyose muhamagaye, cyangwa se iri no kuri WhatsApp ku bantu bayikoresha, mwabasha kutugeraho byoroshye mukatubaza tukabasobanurira, n'ubuntu nta kibazo, ariko uzabasha kutugeraho azatugeraho kugira ngo tubashe kumufasha. Turabashimye cyane rero, murakoze ku bw'ibisobanuro byiza muduhaye, kandi mukomeze mujye muri uwo mujyo wo kugira isi yacu nziza kuruta uko twabisanze, kandi mufasha n'abanyarwanda ndetse n'abatari abanyarwanda, abazabyumva bari u Rwanda rwacu rugendwa na benshi, ariko kandi abatambutse banyuze mu Rwanda bafite ubwo burwayi nta cyatuma atanyura hano kuri iri vuriro mukamugira icyo mumufasha, agatahana imiti, yazabishima, yakumva aricyo bimufashije, yazanahindukira burya amagara ngo rutamagana, noneho akagubwa neza, akumva uburyo Imana yagiye ifasha abantu bagiye batandukanye gukiza amagara ya bamwe. Turagushimye rero, urakoze, kandi twizeye ko n'ubutaha tugakomeza tuganira ku bikurikiyeho, ko ndumva ibyo twaganira byo ni byinshi, ariko ibi ngibi numva byagira icyo bifasha bateze amatwi kino kiganiro, kandi n'ubutaha nitugaruka tuzavuga ku ngingo zigiye zikurikiyeho, uburyo abagiye banyura hano bavurwa mu buryo butandukanye, umumaro byabagiriye, kugira ngo n'abandi bazagenda bakurikirana ikiganiro bazarushaho kugira icyizere, ndetse no kumva yuko hari ubuvuzi burya bwabafasha ku ndwara byari bizwi ko zitapfa gukira, bacume akabando k'iminsi. Urakoze rero, turabashimiye abateze amatwi, nawe waduhaye karibu mu ivuriro ryawe, turagushimiye, ugira amahoro kandi ukomeze ujye mbere. Murakoze cyane. Murakoze, ikaze nanone, mugire amagara mazima. Nshuti rero, wimviye ibyiza bya rino vuriro, hari benshi ryafashije, harabura igifasha. Kumvise erega burya Imana yatanze ubwenge, kandi twebwe nitwehaye ubwenge kuruta ibindi biremwa byose. Ni nayo mpamvu abana bayo bakomeza gukora ubushakashatsi uko bukeye n'uko bwije, kugira ngo bafashe abatarabashije kugira bene ayo mahirwe yo gusobanukirwa ibyo bo bakora. Rero nahawe nahanjye kugira ngo tube maso, tumenye ko ubuvuzi buhari, tubimenyeshe n'abatari babizi. Nimero ze mwazumvise ni 0789 60 60 17, ubundi mumusange mumugane abafashe, kugira ngo uburwayi imibiri yacu ikomeze igubwe neza. Abasaritswe n'uburwayi yagiye avuga hejuru, kanseri na diabete, mubone umuti ukwiriye kandi ugezweho, ndetse utagira ingaruka na nkeya ku buzima bwanyu. Mukubwe neza rero, kandi mugire ibihe byiza n'ubuzima buzira umuze. Imana ibarinde. Murakoze, murakarama.